ngo rukomeye cyane abakigendera mu kuri kw'iki gihe kandi bakakubwiriza. Biragaragara ko hari ibintu byahindutse cyane muri iyi myaka 3 n'igice. Ibizira byose byaje mu itorero, gukunda iby'isi, mu by'ukuri biratangaje cyane kandi birababaje. Abantu rero batiyoborwa na Mwuka Wera b'abayobozi b'itorero bagomba kugira urwango rukomeye cyane abakigendera mu kuri kw'iki gihe kandi bakanakubwiriza. Abo bayobozi gito barinda ibinyoma kandi bagashyira imbere gukunda iby'isi. Cya gatanu, igikorwa cya nyuma mu ishungura kizaba ari ubwoko bw'akarengane, aho umutimanama w'abapasitori n'abizera uzashaka kuyoborwa binyuze mu gutera abantu ubwoba, birimo kubirukana mu kazi no kubaca mu kubaha umugayo, bikozwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi. Kandi ingengamikorere nshya zemera ibyo bintu zashyizweho mu nama ngarukamwaka yabereye muri Michigan muri 2018 mu kwezi kwa 10. Ibi bizafata indi ntera mu ntangiriro z'umwaka wa 2019, imyaka 3 n'igice, yuzuye neza uhereye kuri sesiyo ya General Conference yo muri Nyakanga 2015. Gatandatu, abizera batinya kubura membership zabo ndetse n'akazi bazifatanya binyuze mu kumvira ubuyobozi bw'idini n'ingengamikorere zaryo. Abahisemo gukomeza kumvira umutimanama wabo bazashaka kubatoza kandi binyuze mu mahitamo. Buri mwizera wese uvuga ko ari muri iri torero azahatirwa guherera ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Uko niko bigomba kugenda, maze amatsinda agahita yitandukanya vuba cyane ku bw'iryo nyeganyezwa, maze nyuma yaho umurama uzashiraho imbuto nziza zigumeho. Lote abamarayika baramusanze bamubwira kuva muri Sodomu, kandi n'uyu munsi niko bigomba kugenda. Nimuhunge mudapfa. Niba utaritegura uyu munsi hunga, mbere yuko akaga kaza nyabuneka hunga. Ubupfapfa bw'isi burimo burasinziriza ibyumviro byanyu. Icyaha bisa naho kitaneshwa kuko mwahumishijwe na Satani. Urubanza rw'Imana rurenda kugera ku isi vuba cyane. Hunga udapfa niwo muburo utangwa n'abamarayika b'Imana. Ariko hari andi majwi yumvikana avuga ngo mwitangara nta mpamvu y'ubutumwa bw'impuruza. Abatagize icyo bitayeho muri Siyoni bararangurura bati nta mahoro nta kibi kiriho, mu gihe ijuru ryo ritangaza ko kurimbuka gutebutse kandi gutunguranye kugiye kugera kubica amategeko y'Imana. Mbere y'uko urugi rukingwa, Imana izatanga amahirwe